bakunzi ba Igihozo cyacu TV, iyi ni inkuru yabaye ariko ishobora kutwigisha isomo kandi ryiza rikomeye. Umugabo umwe yatemberanye n'umukobwa we mutoya w'imyaka 5, nuko barimo batemberana bagenda baganira bamaranye umwanya munini bishimye. Nuko umwana muto aza kubona umuntu wacuruzaga amaronji. Nuko nk'uko abana iteka bari kumwe n'ababyeyi babo, umwana babwiye papa we ati "Daddy, ndashaka ko ungurira ironji, ndumva ashaka kurya ironji." Umugabo yekabakajya mu mufuka, arareba, aritegereza, abona afite amafaranga yabasha kugura amaronji 2. Umugabo yaguze amaronji 2, umwana ayafata mu ntoki. Nuko umubyeyi arimo aganira n'umwana, abaramubwiye ati "Se, ntabwo uri bumeho?" Avuze ngo ntabwo uri bumeho, umwana aritonda, atonora amaronji yose uko ari 2, arangije afata rimwe mu kuboko kumwe, irindi mu kundi kuboko, nuko aruma ku ironji rya mbere. Mu gihe se ategereje ko umwana ari bumuhe irindi ronji, n'irindi arirumaho. Umugabo muri we yarababaye, aravuga ati "Ariko ni gute nareze umwana ushobora kuba ari igisambo bigeza? None se umwana wima ise hari undi yabasha guha?" Yarababaye, aribaza ati "Kwizi ngeso nazo ngira, ese umudamu wanjye niwe waba wigisha umwana izi ngeso? Ese ni umukozi? Ese ni abavandimwe?" Mu gihe akirimo kwibaza, umwana w'umukobwa asimbukira hejuru yishimye, aravuga ati "Daddy, dore ry'iri ngiri niryo rifite, niryo riryoshye cyane, ririmo n'amazi menshi. Nagira ngo numve iryoshye cyane ndiguhe kuko ndagukunda Daddy." Umugabo yariruhukije ariko aranigaye, aravuga ati "Kuki natekerereje umwana wanjye nabi? Kuki natekereje ko ari igisambo, mu gihe yari arimo kugerageza kumvira iryoshye kuruta irindi ngo abarijyamo?" Aha ngaha harimo isomo rikomeye cyane. Harimo isomo rivuga ngo nitukihutire guca urubanza. Umuntu nakora ikintu, jya utegereza urindire agisoze, urebe icyo ashaka gukora. Jya utegereza umuntu avuge, wumve namara kuvuga, ahari uraza kumva icyo ashaka kuvuga. Kuko natangira kuvuga ugasamira hejuru, uraza kwisanga uri guca urubanza, nyamara atari ibyo yashakaga kuvuga. Nubumva umuntu avuga ukababara cyangwa ugaseka, ushobora gusoza inkuru watekerezaga ko ibabaje isekeje, cyangwa watekerezaga ko ishekeje ahubwo ibabaje. Kiratwigisha gutegereza, tukagira icyo tuvuga ibintu byarangiye. Bavandimwe, inshuti za Igihozo cyacu TV, aka kantu kanyigishije bikomeye, nizere ko nawe kari bukwigishe. Ndishimye, twirinde guhubuka mu gufata imyanzuro, iteka tujye dutanga igitekerezo twamaze kumva aho umuntu aganisha. Murakoze cyane, ndabakunda. Yari Kamukama ku Gihozo cyacu TV.